nipe mapenzi ya kweli usiniache boy. Tingetingisha kidogo niko boy boy. Sengeda Dodoma wameshoboka maboy. Tingetingisa pedeshe wote wamenok. Nipe nikupe sexy lady. Give it to me my baby. Superman I just need a little love for you. Superman I just need a little love for you. Sexy lady, I need you sexy lady. I love you sexy lady. You are the one who sexy lady. Sexy lady, I need you sexy lady. I love you sexy lady. You are the one who sexy lady. Are you parfum? Me da parfum. Satisfaction at the one time. Me a the teacher. Me a the man. Me a the chantama from East Africa. Are you parfum? Are you parfum? Me da parfum. Satisfaction at the sexy lady. You are number one, no sexy baby. The one and only, the conqueror, the Superman is in the house, the artist, and the amazing entertainer. Yeah. Thank you very much. He's shocked. Very shocked. No, kugeza ubu ngubu amazina amaze kubangaye. Amazina ashobora kuba ageze kuri 22. Quite Kubera ko buri gihe amazina nyabwa n'abafana. The game changer, Badman, president of the street, ambassador of the ghetto, voice of the money, the best of East Africa, the front line commander, ATM machine, the original copy, the brother from another mother, the King Kwango super manager, the King Kwango, yes, I'm the King Kwango, inspiration of the youth. From zero to hero, from nowhere to everywhere, from nothing to something, from scratch to the sky, from grass to grace, from pity to Paris, from victim to the champion. Mtoto wa Mungu. The Konyene boy, talk of the city, most wanted, Raybrand, king of YouTube. I'm in the house of Kiss Chu right now, alongside of your friends. But bang, yeah man, DJ Wagwan Badman. Yeah man, big things one. Make the people looking. Super manager, thank you so much for being in the house. Makuru Mezegute, since the last time you came in, what have you been up to? Mezegute, give us an update. Yeah, I think you saw me even though just I was around, but unfortunately I didn't just come here because I was, you know, when you're super manager, you're always super busy, you know. So I had some expressions in and outside, but I think people used to see me. People used to see me. I was just rolling in football, music, entertainment, showbiz everywhere, you know. But you know, today said I think one night took almost 1 year and a half, I think, before coming. I mean, without just being in this studio. But right now, I said let me just come back and at least attend the people on KC2. Because exactly. So my people everywhere you are, this is your boy, this is your bad man, the king of YouTube. I'm in the house, you know. Of course, I'm called the king of YouTube because I have been uplifted by YouTube. It's the YouTube which made me to be known. And even as the media came later, but the YouTube is the key of my fame. You know what I'm saying? Bad man. So people know me. I'm multiple talented. I'm football agent. I'm a singer. I'm a musician. I'm an entertainer. Plus other issues maybe you never know because this is life. When you breathe, you know Akon, American singer, black Senegal, said from Senegal. He said, you know, when you're really a human being, you must think, not depending on only one option. I think even our president, His Excellency, President of the Republic of Rwanda, once said that, you know, always a real man should be with different options. When you say, when this fails, I can go even this, and I get alive. You know what I'm saying? So that's bad man. That's what I do. You know what I'm saying? Super manager, nakibaza nk'umuntu uri occupied. You're so, you know, you're occupied ukora ibintu byinshi nkuko watubwiye, being an entertainer, an artist, a football, you know, icon. Ibyo bintu, how do you juggle ibyo bintu byose? Ubikora gute, bigutwara umwanya ungana gute, cyangwa se, you know, it's easy when you're doing it? Urabizi icyumweru kigira iminsi 7. Ariko muri iyo minsi 7
ntabwo nari nagira ibintu nkora bingana n'iyo minsi ku bwanjye nakwifuza ko nagira ibintu 7 buri munsi ukajya ugira buri kintu cyawe ariko ubwo urumva mfite bike mfite nka 3 cyangwa 4 ubwo urumva biranyorohera so igisubizo ndibaza ko nkiguhaye have just already answered it urumva Wow, so kuri wowe looking at the path you're taking muri music cyangwa se muri football in the future ubona uzastickinga kuri ku kintu kimwe cyangwa se uzakomeza uba diverse in different fields is it what makes you happy? Yeah, urakoze cyane ubu ngubu urabona ndacyashaka guhagarara I mean narahagaze ariko ndacyashaka kugenda bwa mbere ninjira muri ibi bintu byo navuga kugaragara kurebwa n'abantu kuba public figure nageragezaga ibintu byose ariko nkavuga ngo by hook or by crook people should know me do or die ndashimira Imana Nyagasani ko byakunze kuko naravuze umva nkiza nabanjije ngira ngo byari muri kirangiza University of Dar es Salaam naraje byari 2006 14 15 hano mu Rwanda mbona game rirakomeye rya music ndavuga gutobora nsangamo icyo gihe naba n'ubu ngubu urabona byaroroshye umuntu ashobora gukora akantu gato akagashyira kuri TikTok icyo za TikTok zari zitaraza za Instagram zari zitaraza ubu ngubu talent kugira ngo ibe detected biroroshye kubera umuntu akora akantu ukajyana hariya abantu bakakubona abantu bakabara kumenya ngire ngo hari urugero hari nk'umuntu wa muri corona wari teacher muri Kenya n'umwarimu ya Kenyan yumvise ashobora kuba yatangaza umupira yakwamamaza umupira afata mikoro afata ibikombe just n'urugero nguha ashyira ahangaha atangira kujya avuga afite n'ikindi giko afite n'akayunguruzo avuga ngo nk'umupira ariko akifata utuvideo kuri telefone aramamara ejo bundi wabonye bamuhaye itike yo kujya muri Qatar mu gikombe cy'isi bamugira brand ambassador bamuha kuri Super Sport ubu umuntu ukomeye umuntu wifashe no kuvuga ngo isi yaroroshye bise ni ikibiriti akantu koze abantu bahita bakureba ariko kera byari bigoye of course kera byari bigoye kugira ngo wasangaga aba DJ aribo kamana mbese ba DJ nibo bagari Imana akakubwira ni ntagukina ntuzamenyekana YouTube nizabagaho Instagram nizabagaho ariko ubu ngubu umuntu ashobora urumva arambaje ati umva ari byo uzakomeza ugakora cyangwa uzabivamo rero ubu ngubu nagerageje ibintu byinshi namaze kureba ko byose nshobora kubishobora kandi jewe kuri iyi si nemera ko gukora ari umugisha kandi nemera ko icyubahiro cy'umuntu ku isi na amafaranga tujye tubyemera kandi buri inshuti ya mbere ku isi buriya na amafaranga umuvandimwe wa mbere ni Imana ntazagira ukubeshya buri inshuti ya mbere kuri iyi si dutuye inshuti ya mbere uti izindi na amafaranga kuko yafite ni wava ukagenda ukajya Cap Verde ubona inshuti ukanya n'abavandimwe bahita baboneka uyafite ukava ukagenda ukajya Mongolia abantu bahita baboneka so ikintu nshatse kubivugira ni iki byose nzakomeza kubikora kuko binyinjiriza you get what I'm saying byose nzakomeza kubikora kuko binyinjiriza kuko nonaha Gabriel Batistuta yari umukinnyi wa Argentine akina World Cup aba umukinnyi mwiza ariko ari no doctor aravura numva nonaha Tom Cruise niba bamubwira bati ngwino uririmbe bati dukunze indirimbo zawe yaririmba ariko nibyamuza no kuvura umwuga y'igihe yego you get what I'm saying kuvuga kuri ibyo naratunguye nigeze kumwumva umunsi mwari kuvuga Non. Je pense. Est-ce que tu sais le français? Oui. Ok, j'essaie. Je ne peux pas parler peut-être comme vous, mais j'ai travaillé avec les Français. Et quelquefois, je dois quand même, comme tu sais, comme je vous disais, je travaille avec les Congolais, les Béniens, les Burkinabés, parce que je suis déjà des joueurs. Ah oui. Alors quand je suis déjà des joueurs, quand même, je dois travailler avec eux. Ah oui. Pour faire quoi? Super manager. Anyway, okay, reka tuganire ko. Reka mande give us one thing before we go to the main. Kimaze mu Gifaransa ariko. Ayiwe urandusha Igifaransa. Ni Igifaransa. Turi hanga abi Igifaransa ni bako. Uraturushije twese. Okay. Ndashaka kubaza watubwiye ko uza muri iyi game cyangwa se muri iyi industry washaka kumenyekana uko byagenda kose kandi waramenyekanye abantu benshi baragukunda kuri YouTube ndetse n'ibindi biganiro ugenda ukora n'indirimbo. Nari maze kwicara before utarakomeza gato mbona afite talent. Ariyo kuririmba, ariyo kuba nakundaga umupira cyane, nza kujya muri seminar z'umupira ndi Dar es Salaam, nza kujya na Germany 6 months njya Munich kwiga ibintu by'umupira. Ngarutse ndavuga iyi deal nzakora gute? Urumva ukuntu ugira ubumenyi ariko abantu nibakuzi, you are not exposed to. Abantu ni ukabupfinirikiranye iyo ngiyo.
ndavuga sasa reka nkwereke kanshaka uko mbigenza kubw'Imana hari umutipe w'inshuti yanjye niwe wampaye idea yego yitwa Mirad Ayo ni umunyamakuru mu gihugu cya Tanzania ejo bundi Samia Suluhu aha ngaha yazanye nawe ni umunyamakuru yamaze gukomera afite miliyoni 5 zimukurikira kuri YouTube channel ye yitwa Mirad Ayo afite na ngirango na miliyoni nk'esheshatu twariganye university sasa niwe wambwiye ati rero reka nkubwire abanyarwanda babona ibintu bya YouTube ntibarabimenya bafunge byari ikibugo basaturi we kubita YouTube bazagera bakumenye buriya niwe mpaye triki nta muntu n'umwe arubizi kuko YouTube yari itaramenyekana icyo gihe YouTube nayitangiye mu 2016 umuntu wa mbere wabanje kumvugisha ni Rake Nzeyimana Rake icyo gihe hariho icyo gihe yakoraga kuri televiziyo yitwaga Royo ngirango itakibaho Lemigo TV ara icyo gihe amaze kumvugisha antwara kundi mutipe bitaga Jiri ubu ni umunyamategeko wa Ferwafa icyo gihe nabwo dukorana ikiganiro babatangiye kumbona sasa abanyamakuru babaraje sasa Imana yashyizemo ibintu byose umugisha ntumenye uko bigiye ariko wenda ntaguciye mu ijambo ushobora kumbaza warumbaje uti exactly nari ngiye kukubaza nyine nyuma yo kubona ibyo wifuzaga how did it feel in that moment kubona ibyo washakaga byose none ubu biri kuza to life narushijeho gutekereza cyane buriya ntazagira ukubeshya buriya ibintu byose buriya ndaguha urugero iyo utereta umukobwa mwiza kumubona birakugora iyo amaze kukwemerera utangira no kurwana sasa no kumurinda kugira ngo hatagira undi muntu umukoraho ubwo rero ibyo yifuza byose ugomba kubikataringa nakubwira ati tujya utimukora ndashaka imodoka ushobora no gufata inguzanyo ukamubwira uti genda ngendesha amaguru urumva ubwo izina ryamaze gukomera none sasa ntangira kurisigasira you get what I'm saying yes ibyo mvuga byarabizi n'umuhungu kuko ushobora kumutereta kanga ariko azagera akagwamo aguye mu sasa none ikibazo sasa nzamumerita kwerwa sasa kugira ngo umumerite ntagomba ugomba gutekereza nyuma uko utekerezaga umutereta you get what I'm saying no kuvuga ngo izina kuryubaka maze kuryubaka rigakomera sasa ubu none ndatekereza ni gute ryaguma hejuru niyo mpamvu ubona Cristiano Ronaldo mu gikombe cy'isi ejo bundi bamusimbura yavuyemo ababaye si ukuvuga ngo ni icyatwaye Ballon d'Or ni umuntu ukomeye n'irigenda ariko aravuga izina ryanjye riraguye kweri akuze izina kugwa uzi ko umuntu ashobora akuza uzizina izina none se ubu ngubu reka nguhe urugero ntabwo ujya wumva abantu baba bayoboye ari abayobozi b'ibintu yarakize afite amafaranga afite byose ariko akavuga ati sinshaka kuva kubera ko rya zina ariko tekereza umuntu wakubonaga wenda uri umuntu ukomeye akongera akakubona warabaye down niyo mpamvu Hitler ngo bita Hitler mu mateka mujya mumwumva yabonye intambara imutsinze kuko ibyo yashakaga gukora bitabaye aravuga ati kubera ukuntu nari ngomena ari gihangange na dominant na grand batazambona ndimbwa cyangwa buri muntu amfata uko ashatse yijugunya mu muriro arabura ahita yipfira aravuga ati birangirira filime isibanganira so umbajije ikibazo ngo watekereje ute cyangwa wafirinze ute none ubu nibwo mfite akazi gakomeye kurenza cyagiye rero how do you maintain wenda tugiye mu magambo make cyangwa se uburyo bumwe cyangwa bubiri how do you maintain on keeping your name and making sure that you stay at the top? First of all, I have to make sure that always I deliver something which is very profitable to the society. Always when people see super manager, especially youth, they see inspiration of the youth. You can't just listen to my interview and go nta kintu ufashe byanga bikunda uzumvamo entertainment uzumvamo gusetsa ariko uzanakuramo icyakubeshaho ubwo genda kubwira ni byose birashoboka niyo mpamvu muri amazina yanjye navuze muri introduction yanjye harimo amagambo avuga ngo from nowhere to everywhere wumvishije wakwibaza from nowhere from nothing to something from scratch to the sky urumva ibyo bintu of course ni ibintu by'entertaining ni introduction isekeje ariko urumva nk'umuntu utekereza cyangwa wumva ibyo bintu niyo mpamvu ni ya TikTok nako turatuntu badukoze mu TikTok n'ejo bundi nabonye urabona izo introduction yanjye barabikoze Nigeria Kenya abantu barabyigana everywhere abantu bakunda kubyigana from nowhere to somewhere zamari ujya kubona ukabona abakobwa abahungu barimo barabyigana ariko si ikindi babyiganira bifite ikintu bivuze it makes sense tukiri kuri icyo kintu nibaza ubundi karata z'abanyarwanda ntabwo bakunda abantu biyemera cyangwa se bivuga imyato nibihe bintu nyine cyatumye abantu bagukunda muri ubwo buryo kandi ubusanzwe abanyarwanda badakunda umuntu uvuga ngo ngiye ntabwo urababeshyiye abanyarwanda bashobora gupinga cyangwa se abandi bantu ariko buriya umuntu wese yamaze kubona ikintu uvuga gifite fact buriya Zaratani ni umukinnyi w'umupira w'amaguru ngira ngo uramuzi ujye ukurikira football we bajyaga bavuga ngo ariyemera cyangwa Mourinho Jose Mourinho think you know the coach ariko yaravugaga yigeze kuvuga Jose Mourinho atoza Inter Milan yatwara domina baramaza abanyamakuru baramaza bati kugiye guhura n'ikipe ya mbere ku isi yo gihe Barcelona n'ikipe yari ikomeye ku isi
ati kugiye guhura n'ikipe ikomeye ku isi uritegura uzakina nayo ute abwira umunyamakuru ari umajana amubwira ati no ati we ntumbaze ikibazo ati uzambaza amaze gutwara Champions League uratwara Champions League gute kandi ugiye guhura n'umuntu tukubwira yuko ubwo ntarakina roturu urumva ni nkuko waba ugiye guhura na DJ Crew uramuzi wowe DJ Crew the guy we bakakubwira bati wowe DJ Faba uzahura na DJ Crew mu stage muzadija bakore competition uri bakakubwira will you compete ukavuga we ntimumbaze mwe muzambaze igikombe maze kugitwara kuko that's a guy that's a little guy so buriya rero iyo uvuga ufite fact nkanjye mvuze nti I'm a bad man nkavuga bad man for what nkabwira nti naje mwigiye muri komenda cenginga mba vibe bihera mu bato bigera mu bakuru bigezaho noneho biba nka malaria idashira ibanga covid wabyumvishije kuko oya na covid burya izagera yishire ariko malaria yo mpaka kugeza Yesu agarutse ndwara ni you get what I'm saying so people at the beginning maybe they other people just used to say this guy maybe is boastful, this guy is trying to show off ariko by and by makes a band by and by baje kugenda bavuga bati this is another burya ibyo ni ijambo rikomeye cyane so super manager nkuko wabyivugiye nawe twari tuguheretse in music ariko wagarutse uje tell us about Ego. Kaine bina kana kaine bina ngabwe kanyenye bina nyenye bina toto mazondo ya memlea super manager kwangwa mekolea apenza najua yana mebobea nami nampa tena nachochea nitampa benzi na bima pesa ni nini bola uzima kula maisha kufa ni lazima ako igiswahili muracyumva reka ako nanjye kubaza ibintu buvuga rero akunda kuririmba Swahili how many kaine bina ubundi ngenze ndimi nyinshi bayida abantu banabyumve how many nzi igiswahili nzi igifaransa nzi icyongereza nzi ikinyarwanda nzi icyarabu gikeya nzilingara naryo ricya ntabwo ari cyane ariko naryo ndarizi ku buryo umuntu tuganira mba mwumva nzi kigande so nzi ndimi nyinshi cyane kuko mu byukuri mbabwije ukuri iyo mvuga ngo president of the street muri ari amazina yanjye I think you have heard that name among those names harimo ijambo rivuga ngo president of the street so naragenze cyane have been living in Uganda I lived in TZ I lived in South Africa for 8 months nabaye Johannesburg hariya ubu hari abantu niganje bankurikira avuga ate bana bad boy wagwana urumva so kaine bina naririmbye mu rurimi rw'igipokigo bakigwizi noko numvishe ngo n'abagande buri indimi nyinshi zijya zihura ngo no mu kigande buri birahura ariko ubundi kaine bina mu kipokigwizi bivuga songa mbere usikate tama komeza ujya imbere ariko ngo mu kigande bivuga ngo umuntu uteye neza ngo ufite sinzi imiterere myiza ubwo urumva ko indimi zarahuye ni byiza cyane ariko muri makeya giye navugaga mu buryo mbwira nk'umukobwa cyangwa se gitsina gore ba sisters bacu mbabwira inti murashoboye mushobora gushobora kandi byaragaragaye they are able, they can do something, they can do as their brothers do. So that's what yes. Akiri kuvuga ku ndimi yani ngo ayabara narwo n'ururimi cyangwa narwo rwa Superman. Ako mukara hitinze n'inzira kwa biboye. Ayabara no limit. Kari mukanu kabaka national anthem hano. Kariya kitwa patois language. N'ururimi rwo muri Jamaica. Nyo niyo bashomporo baririmba iyo mvavuga ngo miaka siaka biaka wagwana artist amene boy n'ujyo baba cyakadema siba baba bari ba questions ba shaggy ba binman ubavo aragalezo with exema do them calling ni Jamaica ni ruri mironda rukunda cyane kuko genda naruzi nkabura nshobora kuvuga nti biax yaga man ba wigambani mesira gendem ubwo n'uru Jamaica ugomba mvuze Katumaze tuyumbe tuheza tugaruka tuvuge kuri Hello my people your boy your lovely star super manager #1 the best of East Africa wagwan keep rocking Black at the mind the bit of water but what about the wrong one super manager guy yeah man I will to bana wala get to bana I'm the bit of
kaine bina kana kaine bin kawe kanyenye bina kana kaine bina kana kaine bin kawe kanyenye bina kana kaine bina alitambura ngangeli Kampala sanga kawala supa nikamatela supa nikagala kala kano wananga kana wananga kana koza chikave Uganda kaje Rwanda kaine bina kana kaine bin kawe kanyenye bina kana kaine bina kana kaine bin kawe kanyenye bina kana kaine bina Superman wendo ya memory Superman aja kwangu amekolea mapenzi najua yana mebobea na mila mpate na nachochea nitampa benzi na bima pesa ni nini bila uzima kula maisha kufa ni lazima hakuna shusha hakuna shuka hakuna back to on kaine bina kana kaine bin kawe kanyenye bina kana kaine bina kana kaine bin kawe kanyenye bina kana kaine bina Bwana Badman. Yeah, man. Kaine Bina is a song. Yes, it's a lovely one. It's a dancer club banger, guys. Yeah. When you club banger ukuntu bagira akantu kagenda kalupinga kaine bina yarambaye none ko kagenda kalupinga kahita kaba kaci mu mutwe club biragoye ko hip hop shobora kuba club banger ko baguma baflowinga tu Exactly. hingi urumva ko ifite izo loop kaine bina urumva twe nubwo ruga twe tuyumva ko nk'umuntu yirebye bwa mbere amana kahita kamusigara mu mutwe Kaine bina akana kaine gabwe kanyenye bina bura no kudashite mu gitero cya gatatu cy'inyarwanda wenda gishyiramo nacyo bacyumve kuko katuririmbire live twagiye kiravuga igitero cya gatatu kiravuga ngo nabyutse mu gitondo zuba ndambara njya gushaka kashi maze ndatembera mbona big yeje ndarangara ayiwe tabara mana yanjye tabara ndabyemeye ndarara kaine bina so super manager indi bimaze iminsi ngaho iri hanze hanyuma the feedback sobashije kumenya abantu feedback ni nziza bimaze iminsi cyumweru ndumva gishize kuko nayikoreye ahantu henshi nayikoreye mu Rwanda nayikoreyeho no buriya uragenda reba harimo party nyinshi harimo Katari harimo party nafashe muri Egypt mu Misiri harimo Fazenda hari Nyamirambo hejuru nagiye nkusakusanya hose byantwaye igihe kuko n'indimbo nashaka kuzayikora nakwinjira muri East Africa cyangwa se muri club yose nkajya mubwiye ndimushyiremo Kaine Bina kuko niyo ndimo niyo navanga none aha nkahura na DJ wemereye nka DJ Faba hagano nkamubwiye ni weka Kaine Bina ahita avuga ati kweli this bad boy hanze y'u Rwanda rero bafite umufana mwinshi kurusha mu Rwanda impamvu mfite umufana mwinshi urakoze cyane urabona biriya bihugu bya cyane tuvuge nka Kenya Uganda Tanzania bona abantu nkuko babivuze badusize muri uburyo bwa entertainment u Rwanda ni igihugu twabanje no kubaka ibindi turetse n'iby'umuziki kuko ni igihugu nka after genocide ni igihugu cyatangiriye from scratch kiyubaka byabe nimvuga from scratch to the sky from zero to hero mu ruhande rwa entertainment ni ibintu byaje nyuma twabanje no kubaka ubuzima bw'abantu abantu kubana amahoro abantu ibintu kwanza security stability kugira ngo ibanze beho ibyo bya entertainment rero biza kuza nyuma so entertainment yacu cyangwa se music yacu cyangwa se imyidagaduro byaje nyuma ariko hariya muri Kenya muri Tanzania batabuye nibazo twahuye nabyo twebwe bo bari barabyubatse kera niyo mpamvu nk'iyo babonye umuntu mvuye nk'ahantu nkavugira Badman president bo nk'abariya nk'uko babivugaga bo ntibababara ahubwo barishima bagaseka kuko baba bashaka ibintu nk'ibyo baruhutsa mu mutwe aho isi igeze ubu umuntu aba akeneye ikintu kimuri freshinga mu mutwe stroke zisha abantu amadepresi y'ibiki ubu urajya kuzana n'ibindi bibakomerera mu mutwe ejo bundi hari umukobwa warunshingaga hano film wa mukobwa wita ngo ni Aria Kuru arantumira ama VIP invitation ndamushimira noneho ngezeyo hariya ndimo gusohoka turi hanze mpura n'umutipe wavuye Kampala nawe wari waje hariya aramfata nshyira hirya arambwira ati yambwiye mu kigande ati banange si byakukurimba mwana Kampala bakuwagira umutipe arambwira ati
Bimana jangu Kampala mbabaruze Kampala uri gukora nk'igitaramo ntabwo najyayo ntabwo najya Uganda kuva Utegereje nayitinda iki? ibana wallahi arambwira ati none ariko bajya bamamagara hari nejo bundi manager wa bet company ingi abangaba ba betting wi Bugande wambwiye ati ndashaka kuza tukumvikana ati ukaba brand ambassador wa bet yacu hano muri Uganda ati kuko ati mutuntu twe twirwa tuzerera nk'akuntu bagukunda nyine utuntu twirwa dutambuka ku mbuga nkoranyambaga twinshi noneho hari ahantu bita Garden City ahantu baririmbira nyiri hariya rero nyine ushinzwe hariya nawe yigeze kumpamagara ubwe arambwira ati ndashaka gupanga nkazakuza hano Garden City nkakwereka abagande kuko ati Kampala mugeze urumva rero ni nkuko uyu yarabivuze ati kuki ufite umufana mwinshi hanze wawe bonye nigeze kujya Dar es Salaam ku kibuga cy'indege nageze kuri Julius Mwalimu Nyerere International Airport nka saa 5 z'ijoro saa 4 sanga umunyamakuru ameza yapfunitse umunyamakuru sanga umunyamakuru ameza atya hari ikintu cyitwa umunyamakuru ndavuga birakunda biri kuri ayijyanje abantu babiri birasanzwe umunyamakuru ameza atya ndavuga wagwana bad man urumva banshyira hariya kuko babaza kunzi Igiswahili cyabo barambaza ngo bana vipi bana naambia sasa tunatoka Rwanda tunaingia hapa kwa unaweza kutupa mali mawili bana super manager ameshaingia hapa kwenye ardhi ya Nyerere unaweza kuzungumzaje Tanzania na Rwanda unaweza kuzungumzaje sasa hivi nanjye ndabaha sasa urabize ahubwo se wasawe n'umunyamakuru ko mbona tubishoboye ari ibyakunda Matpo talented nabibabwiye Matpo talented ariko byose ni ukubera jya yes so talking about entertaining no kutuma abantu baba refreshed no kuba bareka stress ari nayo mpamvu nyine kino kiganiro kiba gihari ko baba batabashije gusohoka kwa gatandatu kugira ngo we have people entertain them hari challenge Faba agira y'abahanzi mainly so select Faba wayimusobanura hanyuma wisi wahiga ndabizi areba splash ndabizi arayizi cyane super karama yekugweza instrumental ikayegere hano ni dance nayo ikintu uri buze gukora uraza kuyifata ushyiremo indirimbo zawe n'ibikundi urashyiramo na freestyle ahubwo byose nta ibi ahubwo se nubizi myuka ko ari yose niho umuziki uri buze kuba uri ambara kwandi noneho tujya kugushyira instrument iyo usangamo niyo uri buze kuza gushyiramo izo ndirimbo zose sawa cyane rwose aho se indirimbo instrument ubwo ngubwo ko mfite indirimbo zirega ubwo zose zirajya mu wowe wiheranze sijyamo yego si ngombwa kuri indirimbo sengirangi nka DJ okay arimo kupata arimo kusoma vizuri okay urakanda on play ndakanda okay when you're ready najyaga nkumva none ndakwiboneye najyaga nkumva none ndakwirebeye najyaga numva bose bakuvuga ngo uri muto witwa bose ubaruta najyaga nkumva none ndakwiboneye najyaga nkumva none ndakwirebeye najyaga numva bose bakuvuga ngo uri muto witwa bose ubaruta penzi la kwale nanichanganya Sheila nimechizi mimi msela umenitoa kwenye ukapera umenipenda mimi bila hela penzi la kwale nanichanganya Sheila nimechizi mimi msela umenitoa kwenye ukapera umenipenda mimi bila hela ndagukunda kurusha amafaranga ndagukunda kandi sibanga ndagukunda mwari w'i Rwanda la 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 ndagukunda kurusha amafaranga ndagukunda kandi sibanga ndagukunda mwari w'i Rwanda la 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 ntukazajye wumva amagambo bazakubwira ko ndi gisambo cyangwa ndindaya ya cangandambo bakunyangisha umbone nk'umurambo ndagusabye irinda amagambo urukundo rwacu rube jambo tuzasazane nk'amambo jambo erega ndakora sa magambo izina ryanjye ryampaye ijambo mu mupira umuziki n'imicambo la 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 back to me baby I need you back to me baby I love you I gotta know baby like you back to me never leave me my baby back to me baby I need you back to me baby I love you I gotta know baby like you back to me never leave me my baby be back I come back I'm a fantasy kuba madema fiance buyaka chudika buyaka chudika burning in the fire to tell me at the race shine and shine beam to me bonus saka de water
money, no go. Singing, swinging, baby, feel it bass. Stick around, this no go no wrong mess. To the come tell the baby, never make it case. Don't to fear, bend over, made that race. Kiddy boy, no denying, baby, say yes. Could that deck you a deck man? Oh, back to me, baby, I need you. Back to me, baby, I love you. I gotta know, baby, like you. Back to me, never remember, baby. Back to me, back to me, oh, back to me, oh, back to me, oh. Kaine bina, kaine bina, kaine bina, kana kaine bina, kaine bina, kaine bina, kaine bina, kana kaine bina, gawe kanyenye bina, ka oh, toto maze wando ya membrea, supermana ya kwangwa mekolea, tenda na juwa yana megobea, nami nampate na natokea, tampa benzi na bima, pesa ni nini bora uzima, kula maisha kufa ni lazima, hakuna shosha, hakuna shuka, hakuna bartuma. Kaine bina, kaine bina, kaine bina, kaine bina, kaine bina, kama kaine bina, kaine bina, kaine bina, kaine bina. Gitemo gitondo supa ndambara, njya gushaka kashi maze ndatembera, mpura na bigi nyashi ndarangara, nalangara, nalangara. Oye tabara, mana yanjye tabara, ndabyemeye narara. Oh! Kaine bina, kaine bina, kaine bina, kaine bina, kaine bina, kaine bina, kana kaine bina, gawe kanyenye bina, kaine bina. Oh! Wagwana mani madege selector super manager. Yeah man, I'm trying DJ for bam down. Super manager. Okay, that was a great challenge and it was funny. Thank you so much. Mbere ko rero tuguha umwanya wo kugira ngo ubwire abantu barebe ino ndirimbo nshyashya yawe ndetse n'ubutumwa bafitiye. Ndibaza ikibazo kimwe cya nyuma. Ni wowe wiyandikira indirimbo and if yes, how do you do it? Urakoze cyane igihe wiyandikira indirimbo nkuko nabikubwiye cyane cyane nkunda kwandika buriya nijoro. Nijoro urabona gihe ndyama navuga ko ntanaryama niba ntaryama ariko hari ibyo bita to doze hari ibyo bita to sleep. So I'm front training commander. Sometimes I can doze but I can't sleep. I'm a sleepless lion, you know, I'm a bad man, you remember? And I'm a married man. Buriya umugabo nyamugabo bundi uryamye hari byinshi bitakorwa. Urumva simvuga abantu ntibaryame ariko ugomba kuryama kigabo. Ubwo icyo mvuza abanyabwenge cyangwa se abantu bakuru barabyumva. Wabyumvishije hari igihe hari film yitwa ngo ni Above the Rim, ni Louise Somebody Above the Rim. Ya Tupac arimo. Tupac yari yicaye gutya arimo gutekereza life. Girlfriend we niba girlfriend we umukobwa aramukomanga gutya mu gituza aramaze ngo do you think inigira mubwira ngo I'm thinking about life ngo what we're not thinking about me niko umukobwa yamubwira we're not thinking about me urabizi buri umugabo atekereza kigabo urumva abakobwa ntago navuga ngo ntimutekereze ariko urumva tujye twemera yuko uko bashiki bacu buriya nabantu Imana bafashije kabasubiriza ibyifuzo nabantu banyurwa vute ugereranyije nuko abagabo bameze. Urabyumva? Nabantu shobora kuba wende yifuza umugabo yifuza inzu yifuza abana yamara kuyibona akajya aryama kaniyongeza ariko buri mugabo bavuga ati none ibibazo biriyongera abana nzabata life kumva itariti cyane you get what I'm saying. So this is me nabikubwiye ngo izina ryanjye ndirinda kurusha uko imboni y'ijisho ryanjye nyirinda nawe urumva ukuntu bikomeye izina ryanjye the super manager kumva kuko niba nzamuka gutya nkacaho abagabo bakavuga nkazamuka abagore bakavuga abana wazamuka umukuru n'umuto ukabona baravuga bati super high it means izina wararyubatse kandi byaragoranye ariko kuri senya nakantu gato ngire ngo urabizi neza ko iyi nzu kugira ngo nk'iyi nzu turimo kugira ngo yubakwe n'ibintu biba bikomeye cyane byara ariko gusenya ibintu se ni umwanya muto little mistake itirangiza ibintu byose. So nakubwiye ngo ngomba iteka kuba ndi tayari mu giswera bavuga ngo ni kwa chonjo kuwa chonjo. Anyway, so last remarks hanyuma no kubwira abantu indirimbo one last time. Last remarks nababwira ngo bakomeze banshyigikire ndabakunda cyane ariko bibuke ko nta kintu umuntu ashobora kugeraho wenyine nkuko nari mbivuze umoja ni nguvu in your fair force unity strength. Dukomeze dufatanye hanyuma indirimbo yanjye bayirebe yitwa Kaine Bina kuri Super Manager niko YouTube channel yanjye yitwa
bajye kuri Instagram yanjye bo barayizi yitwa Gakumba Patrick cyangwa se Super Manager. Uyu murya hari Instagram igereka ukaba byumva byanze bikunze bayizi. Byanga bikunze ukavuga byanga bikunda barayizi. Kubera abantu baba bari hari aba following umunsi ku munsi. Kuko niba ushobora kuva iminota 10 nkasanga abantu 1000 bagiyeho. Nagaruka iminota 5 nkasanga 5000 bagiyeho. Byanga bikunda ubwo biba byararangiye. You get what I'm saying? The start is hard. The start ariko bakavuga ngo the beginning justifies the end. Mu Giswahili bakavuga ngo nyota njema ubonekana mapema. Mu nyenyeri y'umugisha igaragara hakiri kare. Mu Gifaransa bakavuga ngo le commencement ça signifie le bi. Okay. Ngo le commencement ça signifie le fin. Cyangwa se le bi. Wabyumvishije? Intangiriro igaragaza iherezo. Buriya ngo umwana apfa mwitemu. Kureba umwana ko uzavamo umugabo kweri we ntuzabimbwa. Wabyumvishije? Buriya rero ibintu byose twarabyubatse tubyubaka bituruhije ariko ubu noneho turasaba abantu ngo bakomeze kudushyigikira natwe ntabwo tuzabatezuka tuzabatenguha tuzakomeza kuba abagabo. Yes. Mukurikire Super Manager kandi mukomeze mukurikire Splash with Dick Faba. Yeah man. Thank you so much for coming. Super Manager watching it. Yes. Kaine bina kana kaine bin awe kaine bina kana kaine bina kana kaine bin awe kaine bina kana kaine bina alitambura ngeli Kampala sanga kawala supa nikamatila supa nikagala kala kano wananga kano wananga kano koza chikave Uganda kanje Rwanda kaine bina kana kaine bin awe kaine bina kana kaine bina kana kaine bin awe kaine bina kana kaine bina Mazi wendo ya memrea Super Manager kwangu amekolea mapenza najua yana mebobea nami nampate na nachotea nitampa benzi na bima pesa ni nini bora uzima kula maisha kufa ni lazima hakuna shusha hakuna shuka hakuna back to on kaine bina kana kaine bin awe kaine bina kana kaine bina kana kaine bin awe kaine bina kana kaine bina abisema yitolo supanda mbara yagushaka kashema zenda tembera kula na biginya shinda rangara talangala aiwe tabara malaya jitabara abje mera darara kaine bina kana kaine bin awe kaine bina kana kaine bina kana kaine bin awe kaine bina kana kaine bina We're gonna burn, man. We're gonna kick the wine and you're gonna bomb like a fire. Booyaka. Hey, I'm a Rasta for Ryan. Nice. We're gonna burn, man. Super Manager. They're calling the boy. Why? Back again. Oh, Kaine. I got to kick the wine and Kaine bina, kana kaine bin. Awe kaine bina, kana kaine bina. Black at the mind, the bit of water. But what about the wrong one? So come on, you go. Yeah, man. I will Tabara. Malaya Tabara. Abje Miranda. Kaine bina
kaine bina, kana kaine bina, awe kanyenye bina, kana kaine bina, kana kaine bina, awe kanyenye bina, kana kaine bina. Alintambura ngangili Kampala, sanga kawala supa ninkamatila, supa ninkagala. Kano wananga kana wananga kana koza chikave Uganda kaje Rwanda. Kaine bina, kana kaine bina, awe kanyenye bina, kana kaine bina, kana kaine bina, awe kanyenye bina, kana kaine bina. Mazi wendo ya memrea, supermanager kwangu amekolea, mapenzi najua yana mebobea, na mila mpate na